Amahoro y'Imana wowe ukurikira Umutako TV, nizere ko umeze neza mu bice bigiye bitandukanye, wowe udahwema kudukurikira buri saha ndetse na buri munota. Wamaze kumenya ko Umutako TV ari YouTube channel umenyeraho amakuru menshi agiye atandukanye, umenyeraho byinshi bigiye bitandukanye. Bityo rero twabazaniye urutonde rw'amafoto tugiye kubereka, amafoto agiye atandukanye, amafoto yavugishije benshi muri kino cyumweru. Ariko nanone muraza kubona indi foto cyangwa amwe mu mafoto yagiye yibazwaho n'abantu benshi. Ni icyegeranyo cy'amafoto tugiye kubagezaho n'inkuru zigiye zitandukanye zagiye ziyavugwaho. Izi nkuru zagiye zivugwa n'abafana ba bamwe muri bano bakobwa ni abakobwa tugiye kubereka bakoresha imbuga zigiye zitandukanye. Ni abakobwa usanga bareba Instagram, bakunda barebwa na Instagram. Abantu bakurikira kuri Instagram bakurikira buri munsi. Ni abakobwa bakurikirwa kuri Facebook, ni abakobwa bakurikirwa ahantu henshi agiye atandukanye, ku buryo nk'ubwije no kuri ku magurupe agiye atandukanye ya WhatsApp zitandukanye. Abo bakobwa nkubwiye yuko ubasangaho, ntago naba nkubeshye. Nitwa Isaka Manager, uyu ni Umutako TV. Ariko tubonereho kubabwira ko mugomba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ifoto ya mbere tugiye kubagezaho ni ifoto yavugishije benshi muri iki cyumweru. Ni ifoto y'icyamamare, navuga icyamamare hano mu Rwanda, nta kindi ni Mike Karangwa. Mike Karangwa mwamenyere muri showbiz nyarwanda. Ni umunyamakuru ukoze ku maradiyo agiye atandukanye atari menshi hano mu Rwanda. Yakoze kuri radio Sarusi, akora kuri radio Isango Star, akora kuri radio ubu ngubu akaba akora kuri radio BNB FM Umwezi. Ni umunyamakuru uvugwaho byinshi bigiye bitandukanye ariko byiza. Iyi foto murimo murareba ariko umwe n'umugore we, ni ifoto yavuzweho n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni ifoto yashimishije benshi batandukanye. Ni ifoto Mike Karangwa yanditseho amagambo menshi ariko tutaza kugarukaho nk'uko bimureba. Uwo ni umudamu we, barimo bararebana akana ko mu jisho. Nimumbaze icyo yarimo aramubwira ko iyi foto igarutsweho cyane muri iki cyumweru. Abakunzi b'Umutako TV bagiye badusaba ko tuzatubakorera icyegeranyo cy'amafoto menshi kandi meza agiye akunzwe muri rusange. Indi foto yagaragaye ku mbuga zigiye zitandukanye ndetse n'indi foto yafotowe n'umunyamakuru w'Umutako TV. Ni ifoto yagaragaye cyane ku bakobwa babiri. Ni abakobwa ubona bakiri batoya, ariko bavuga ko bakora umwuga wo kuba ari abesbien. Aba ngaba bakavuga yuko ari abakobwa bakundana cyane, bateganya no gushakana. Nk'uko mubibona ni ifoto iri imbere yanyu. Iyo foto murabona barimo barasomana. Aha twabafotoye barimo barasomana, bavuga ko bakundana kubi cyane. Ndetse uwo nguwo mubona wambaye agakanzu gasa karimo amabara y'umukara n'umweru, uyu nguyu avuga ko uwo nguwo wundi bari kumwe yitawe ko ari umugabo we, ashobora kuba yamubona n'undi mugabo akaba yamufuhira bikomeye, dore ko ngo iyo hagize umugabo cyangwa umuhungu umutereta bararwana cyane, induru zikavuga, umuriro ukaka. Abantu badukurikira bakibaza ati se ibingibi birageza hehe iyi si? Ese kuki abakobwa bacu bashobora guhitamo umwuga nk'uyu ugiye utandukanye? Ariko bamwe bakavuga ati ibi ni ibintu bibaho, dore ko isi yose muri rusange abantu nk'aba ubasangamo. Ariyo mpamvu tuba dushaka kugira ngo tubereke byinshi bigiye bitandukanye, ibiba byiriwe bicyaracyara, ibiba bivugwa, kugira ngo umenye amakuru yacu atandukanye. Twababwiye ko turi
umuti waje gukuraho ibyanze gusenyuka, tukabereka ibyanze gusenyuka tukabisenya, hanyuma tukabereka ibiri indani. Iyo ngiyo ni ifoto mubona yari amuteruye yamukikiye, indi foto mubona aho ngaho bari bicaranye, umwe yafashe mu mutwe w'undi barimo barareba hasi. Iyo ngiyo nayo ni ifoto ubona umwe yari yicaye undi yamusinze ivi hagati y'amaguru. Iyo ni amafoto twagerageje kugenda dukusanya tubereka bigiye bitandukanye. Iyindi foto nako ayandi mafoto tugiye kubagaragariza n'aya mafoto y'umusitari hano mu Rwanda. Ni umusitari hano mu Rwanda, ni umukobwa urimo uragenda uvugisha benshi bagiye batandukanye. Ni umukobwa w'umunyarwandakazi, ni umukobwa ufite inzu y'ubucuruzi acururizamo hano mu Rwanda. Turaza kubereka amafoto ye menshi agiye atandukanye kugira ngo turaza kwereka amafoto agera mu 10 cyangwa amafoto 8. Ni umukobwa bamwita Gaga Nkuru Nziza, afite inzu y'ubucuruzi hano mu mujyi wa Kigali. Ni umukobwa uvuga ko afite ubwiza burenze ubw'abandi. Ni umukobwa ufite mundaze, ni umukobwa uteye neza cyane nk'uko abivugaho muri rusange. Ni umukobwa nanone nk'uko mubona iyi foto bavuga ko afite itako ryiza kurenza abandi nk'uko ahora arigaragaza. Ni umukobwa mwiza wifotoza kandi ni umukobwa upima ibiro bigera muri 85. Avuga ko rero yishimiye uburyo ameze, yishimiye uburyo akurikirwa cyane, ndetse turabibutsa ko umuntu ukurikira imbuga za WhatsApp ari umukobwa ufite abaviews cyangwa baramukurikira 181, akagira like 181. Like ni izashimwe, views ni abantu bamurebye. Ni umukobwa rero uri muravugisha benshi bagiye batandukanye, ariko murabizi ko Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi ari abakobwa beza cyane. Wavuga yuko arimo arinjiza cyane mu bijyanye n'abamureba, ni byiza cyane. Ariko nanone n'umukobwa ngo utita ku mbuga nkoranyambaga cyane, ni umukobwa utajya uzitaho kuba yazikoresha. Ni umukobwa utasanga akoresha Facebook, ni umukobwa ngo utasanga kandi akoresha Twitter n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Nanone izi foto tumaje kuzireba, murazibona kuri screen yanyu, murazibona ku Mutako TV. Subscribe, like, share, comment mugomba kubikora. Undi mukobwa ni umukobwa uvuga ko afite ikibuno cyiza, tutaza kugerageza wenda no kubabwira amazina ye kubera ko yabashe kuba yatubwira ko adakeneye kuba twabitangaza. Ni umukobwa mubona ufite ikibuno kinini, arabyibushye cyane, ateye uko abyifuza. Avuga ko ari ishema kuri we ndetse n'abamukurikira, kandi akavuga yuko agaciro kanini agaha abafana be muri rusange bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Reka tuve mu Rwanda twerekeze mu gihugu cya Tanzania. Ifoto murimo murayibona ni uyu mukobwa w'umusitari. Uyu nguyu yamamaye muri filimi zigiye zitandukanye. Niba bavuga ko ukwangana umubyibuho we ntacyo bimutwaye. Avuga ko ari umukobwa mwiza uhiga abandi ngo muri Afurika. Ubwo komanteri muraza kuba mwagira gute, mwazandika munsi aho ngo muri komanteri mukaza kuba mwagira komanteri mutanga ahantu handitse comment, mukaza kugira ibyo muvuga bigiye bitandukanye. Ni umukobwa nanone uvuga ko ngo akundwa n'abagabo benshi bagiye batandukanye. Aya ni amafoto dukomeje kubagezaho muri kino cyumweru, abaragiye akundwa na buri umwe wese. Ariyo mpamvu natwe tugerageza gukurikira twareba aya mafoto yagiye akundwa kugira ngo tuzajye duhora tuyabereka. Turimo gukomeza kubereka amafoto arimo aragenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga
zigiye zitandukanye. Iyindi foto tugiye kubereka ni ifoto ya Medal, ni umuhanzi nyarwanda ariko uba mu gihugu cy'Amerika. Yateye ivi, aho yateye ivi umukunzi we, anavuga n'igihe azashakira umugore. Ibi ngibi byashimishije abantu benshi bagiye batandukanye. Bamwe baravuga ati ese Meddy ubukwe ni ryari? Ntabwo aratangaza, ariko vuba aha ngaha rwose Meddy avuga ko agiye gukora ubukwe, dore ko hari n'indirimbo yasohoye. Iyi ndirimbo akaba yarivuzemo byinshi bigiye bitandukanye ku mukunzi we. Reka tumwifurize urugo rwiza, aho avuga ko mbere y'uko iyo twavuga ni uko gisa cy'inganzo, tariki zo yari yasohoye save the date, tariki y'ubukwe bwe yari izwi. Kuri ubu ngubu yarahagaze. Abafana b'abahanzi nyarwanda bakavuga ati Meddy mu byishimo, gisa cy'inganzo mu gahinda. Indi filimi na mubabarire, indi foto ni umukobwa mwiza ukina muri filimi nyarwanda, ni umukobwa twatumiye kuri Umutako TV. Iyo foto mubona ni umukobwa mwiza uzi kwifotoza, ni umukobwa uba mu karere k'iburasirazuba, kana akarere ka Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana. Muramubona cyane mu ifoto ze zitandukanye. Avuga ko ari umukobwa uzi kwifotoza kurenza abandi, avuga ko agomba kuzaba Miss Rwanda, avuga ko nta mukobwa mwiza ngo mu Rwanda umurenze ubwiza, ndetse akavuga ko ashobora kuba Miss agahagararira intara y'Iburasirazuba, cyane cyane akarere ka Rwamagana. Twabitiyemo ifoto eshatu kugira ngo mumurebe nimba koko ibyo avuga ari byo, ndetse nimba koko ashobora kuba yahagararira akarere ka Rwamagana mu bakobwa baturuka mu ntara y'Iburasirazuba. Indi foto ni umukobwa witwa Sandrine, ni umukobwa nawe twatumiye kuri Umutako TV. Yavuze byinshi bigiye bitandukanye. Uyu nawe yavuze ko agiye kuba umwagiteri mwiza mu Rwanda, kandi nanone avuga ko agomba kuba Miss Rwanda. Yavuze byinshi bigiye bitandukanye byagiye bisohoka hano hanze ku mbuga nkoranyambaga. Indi foto niyo umunyamakuru w'Umutako TV, muramuzi cyane. Ni ifoto yagaragaye ari kumwe n'icyamamare cy'umukobwa twahoze tubereka, avuga ko agomba kuzahagararira intara y'Iburasirazuba ndetse n'akarere ka Rwamagana. Iyi foto nanone abantu bakunda kumukurikira kuri Instagram, umunyamakuru w'Umutako TV, yakomeje kuvugwaho cyane bigiye bitandukanye, bavugaho byinshi bigiye bitandukanye. Nawe avuga yuko aje kugira byinshi ahindura mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, cyane mu itangazamakuru rya showbiz nyarwanda. Dusoreze ku ifoto ebyiri murimo murabona imbere yanyu, umukobwa wicaye kuri pisine aho yari yagiye koga. Uyu nguyu akomeje kugaragara cyane yambaye imyenda y'imbere, avuga ko aribyo bimuha motivasiyo y'ibyo akora ndetse n'ibyo ashaka kugeraho, kandi arimo ngo arifuza umugabo wazamurutira buri kimwe cyose cyo ku isi. Ni umugabo ngo yifuza waba ufite nibura miliyoni zigera muri 300, ubwo ni miliyoni z'amanyarwanda, ngo niwe yumva yazaba umugabo we, akamushyira mu mago, akamubera papa w'abana. Indi foto ni ifoto y'umunyarwandakazi yagaragaye ariko yahishe isura, agaragaza imiterere ye, agaragaza uburyo ateye na byinshi bigiye bitandukanye. N'iyi foto yagiye ivugwaho cyane. Ikindi reka dusoreze ku ifoto ijyanye n'ibyerekeranye n'inzego zishinzwe kuba zakurikirana isuku n'umutekano mu murenge wa Nyarugenge, aho mu mujyi wa Kigali. Ni ifoto nanone ziriwe zicaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho bari bafunze amaduka babasaba kuba bakora ibijyanye
no gusiga amazu yabo amarangi mu rwego rwo kugira umujyi ukeye ndetse no kugira umurenge wa Nyarugenge ukeye. Ibi byavuzwe byinshi na byinshi ku baturage, bamwe barijujuta, ariko byaje kurangira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Mukandahiro Hidaya ategetse ko izi mpapuro zivaho, ariko buri nzu iri mu murenge wa Nyarugenge ikaba yasigwa irangi kugira ngo dukomeze tugire umujyi ukeye. Reka tubashimire cyane, ni amafoto twari tubagejejeho. Indi foto nanone yakunzwe cyane ni ifoto yagaragaye muri ino wikendi y'umukobwa arimo arasomana n'umwana muto ukiri muto cyane, ndetse no hirya gato murabona imyambarire y'umukobwa ntago ihwitse. Abenshi baravuga ati se turimo turagera hehe, turimo turagera mu yihe viziyo, nimba gahunda zikomeje kuba izi ngizi. Ndagushimiye cyane. n'Umutako TV, nitwa Isaka Marage. Subscribe, like, share ndetse na comment. Reka nkuragize Uwiteka. Amakuru yo turahorana, video nziza turazihorana, ibyamamare byinshi hano mu Rwanda bigenda bihanyura, tukabatumirira tukababwira byinshi bigiye bitandukanye. N'icyo wifuza rero wifuza kigiye gitandukanye, turi tayari kugikokorera kugira ngo dukomeze tukugezeho tuzamura n'impano zanyu. Uwiteka abane namwe. Mukurikire video ijye gukurikira.